nk'imbwa akicwa. Iyi petrodora mubona influence yayo niyo yatumye Amerika yohereza abakomando babo kabuhariwe bajya gushimuta perezida w'ikindi gihugu ari we Maduro muri Venezuela. Nicolas Maduro nukuvuga ngo ibi kino kintu bihugu byose ubona bifite peteroli kwisi nukuvuga byose bigira ingorane bitewe na petrodora. Kubera ki petrodora uyu munsi the rise cyangwa se uko abashinwa bagenda bagira ubudahangarwa nukuvuga Amerika iva ku isoko bishobora kugendana no gukuraho ubuhangange bwa Amerika. Reka nkwereke petrodora ikora gute. Petrodora umuntu wese ategetswe kubika amadolari kugira ngo ajye ku isoko mpuzamahanga abone peteroli. No muri transaction zisanzwe urabona niho muravuye hano ugiye muri Turkiya sinegeza ko ngiye sindabona ifaranga rya Turkiya ariko nukuvuga ngo uramutse uvuye hano ugiye muri Turkiya kurangura ibintu nako ari abantu baze kugira nabo ubucuruzi bukomeye nukuvuga ngo ugiye kurangura ibintu ugomba kufite amadolari. Ugiye mu Bushinwa kuranga ubone miliyoni zingahe ntago byoroshye ufundisha amadolari wagira mu Bushinwa ukongera ugafata ugashaka amayuani. Nukuvuga iki rero nukuvuga kubera ya petrodora system bigaragara ko buri muntu wese buri gihugu cyose kigomba kugira amarizavu mu madolari kugira ngo kibashe kujya ku isoko mpuzamahanga. Mu gihe muri cyagiye cya gold standard exchange yari hadi ariko uyu munsi kubera ko fiat money na amafaranga ashingiye ku cyizere gusa uzana ya madolari nabone ibipapuro nk'ibyo nkuko natwa ari ibipapuro ariko kubera ko ekonomi yacu ari ntoya ntago ibipapuro byacu bifite influence kubera ko nta bantu babikeneye kugira ngo babikoreshe twe tubikoresha mu buryo buri roko gusa ariko ntago bava ngo hari umuntu uzaza apakira amakontineri adusigire amadolari noneho akenere agura y'amanyarwanda ashobora ngo abashe guhaha. Ukuvuga ngo ntago bikunda nyine kwa ko ubushobozi bwacu bukiri hasi ariko twebwe kubera ko dukoresha price ya consumption yose ari imported cyangwa se ifa hanze turakenera ya madolari bityo kwa ngo dukomeze kujya ku isoko buri munsi nuko tuzaba dufite ya reserve y'amadolari noneho bityo Amerika itugireho influence ku rwego urwarwo rwose rushoboka. Noneho rero ka turebe kugira ngo Saddam Hussein aveho cyangwa se yishwe murabizi ko yigeze kuba umwariye wa Amerika ukomeye cyane ari inshuti zikomeye ariko yageze ashaka kubihinduka aravuga ngo ibintu bya petrodora kugurisha petroli yanjye mu madolari simbishaka ngiye kubigurisha mu mayero nyigurisha uko nshaka muri currency nshaka ubwo ni mu mayero. Bumvishe kuko iyo systeme nifite ubukungu bwa Amerika gutya nta kindi wenda kankubaze wowe uri kureba video kuva wavuka ubunye ibintu bikoresho bingahe byanditseho made in America uhuye n'abantu bangahe bakoresha ibikoresho bya Amerika buretse wenda zino gukuraho amatelefone ayangaya ya ma iPhone wenda abantu bakunda nyine hafi ya bose bakunda gukoresha ariko impamvu nabo bagiraho access nuko ari amatelefone akorwa agendeye ku cyo twita offshoring nukuvuga ngo buriya zira iPhone zose aho ziva zikagera version zose nazo gira kubeshya ziba assembled mu Bushinwa nukuvuga ngo buriya kamera ifite ahantu ikorerwa ishobora kubikorwa muri Korea nukuvuga ngo abindi bigakorwa mu Buyapani hari ikorwa muri Korea mu Buyapani muri Taiwan noneho Amerika buri kintu ikora ni design gusa noneho ikagenda ikoresha icyo bita offshoring no kuvuga ngo no kugenda uvuga ati wenda niba ngiye gukora imodoka wowe nkambora ufite ubushobozi bwo gukora amapine uzakora amapine undi azakora ari amagurude y'amapine undi azakora amashamburayeri undi azakora vora gutyo none bakumvikana aho ibyo bintu bizahurira kugira ngo biteranywe nibyo twita nicyo twita assembling kugira ngo bikurwemo ya final product nuko n'ubundi iPhone ikora igahurizwa mu Bushinwa noneho abashinwa bakassemblinga yanoza
bagateranya ya iPhone barangiza bakohereza muri Amerika. Buriya ugiye kureba muri statistique y'Abashinwa usanga ko Abashinwa exportinga iPhone muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byagize guteza na confusion, kavuga muri cyagiye bagirana amakimbirane na mbere yaho gato kuko reka ne kujya mu aho ngaho ne kujyaho cyane tuzabivuga ni ubutaha wenda ku muntu uzabishaka, ahubwo twongere tugaruke inyuma nayo kukubwira impamvu byibura n'iya telefone ya iPhone abantu babasha kugiraho access nuko ikorerwa mu bihugu byinshi byibura cost ikaba ntoya. None rero Saddam Hussein amaze kuvuga ngo ashaka petrol, ukuvuga ngo kurusha petrol mu mayero, urumva yarakoze ahadakorwa. Amaze gukora ahadakorwa ni wagombaga guhita bamwe ntago bagenda bavuga ngo ntago dushaka kugurisha petrol mu mafaranga ya nayo ya icyo ngicyo urumva ntago ari motifu wavuga ngo ugiye gusenya igihugu ujyanye, ahubwo bamushyizeho ko afite ari gukora ibisasu bya kirimbuzi. The same ni ukuvuga ngo approach bakoresha na target yabo ni ukuvuga ngo n'intwaro na motifu ituma bajya gusenya ahantu nimwe uze kubyanariza hose nimwe yonyine, ni ukuvuga ngo gukora ibisasu bya kirimbuzi. Kurikira kwa Gaddafi wenda kuba ko yari umunyafurika bataye kubimushinja kuko nta bushobozi yari afite bwo kubikora, ariko ibindi bihugu byose bajya gutera babishinja ko biri kugira gute, biri gukora ibisasu bya kirimbuzi kugira ngo babone support yaki, kugira ngo babone support ya NATO yose. Urabizi ko NATO yafashe ibifari gafata indege ikajya kurimbura ikajya kurimbura muri Iraq. Barangiza bagafata Saddam Hussein bakaza kumumanika. Bamumanikiye iki? Babanikiye ko yari ari gukora ku bukungu bwa Amerika abutura hasi, avuga akora ibidakorwa kwa Gaddafi. Urabizi ko bamushinjije ko ari umunyagitugu, ari nk'ikihebe. Otani yose barayifluensa iza kubombarida hehe, iza kubombarida kwa Gaddafi, igihugu baragisenya. Muri Venezuela kubera ko nta yindi babonaga nta yindi influence, baragiye baterura president wabo bahita bamutwara. Noneho Irani rero, Irani bwana hagati katurirwa, ari ishobora kuba ariyo igiye kubahagama. Irani yashakaga kugira ngo byibura petrol yayo itangire igurishwe mu mayuwani. Nimwe kugurishwa mu mayuwani no kuvuga icyo twita petrodollar iyo ikive. Urumva kugurisha mu mayuwani, urabona hari umuryango uri kuvuka wo bita BRICS. Muri uwo muryango harimo aba players batatu bakomeye. Twavuga Abarusiya, twavuga Abashinwa, twavuga Abahindi. Ariko noneho hakaba harimo ibindi bihugu byo muri Amerika y'Epfo nabyo biri muri uwo muryango. Za Iran zikaba zirimo, South Africa bikaba birimo. Ni ukuvuga ngo bashakaga ubwabo uwo muryango ushakaga kugira ngo byibura uteshe agaciro idolari, kavuga ko ngewe nshobora kuza kugura ibintu byawe nka kwishyura mu mafaranga yanjye, niba ari amayuwani nkaza kugura ibintu mu Burusiya ukemera ko nkwishyura mu mayuwani, nanjye waza kungurira ibintu ukanyishyura mu marubri, waza kugura ibintu mu Buhinde ukishyura nyine mu Mahinde, gutyo no kuba iyo transaction habeho ifaranga rimwe rishobora kugira influence kurindi. Nicyo bashakaga kwanza, n'ubundi kuvuga ngo nicyo bashakaga, n'ubundi nicyo bagishaka. Noneho Iran buri ifitanye kontara nini n'Abashinwa, avuga ati twebwe turatugusha petrol yacu mu mayuwani. Urumva nta kugira ngo Ubushinwa bujye kugura petrol muri Iran, nyuma kugura petrol muri Iran bugende bwikoreye amadolari, kuba iki batagira direct transaction. No kuvuga noneho icyo kintu nicyo cyatumye Amerika ihaguruka n'imizi yose iza gutera Irani ifatanyije na Isiraheli. Nicyo kintu bashaka gupfukamisha Irani kugira ngo itajya muri yo deal yo kugurisha petroli yayo mu Mashinwa. Abanyamerika bungukira hehe mu kuba petroli igurishwa mu madolari? Ni ukuvuga ikintu cya mbere
ubukungu bw'isi yose buba buhindutse ubwabo, kubera ko buri transaction yose igomba kubaho igomba kunyura mu madolari. Bityo abantu bakeneye amadolari bakaba benshi, noneho icyo twita velocity y'ifaranga ikaba nini. Velocity y'ifaranga ubwo ni kuvuga nka acceleration, ni kuvuga ngo uburyo ifaranga ryisubiramo rivuduka ikaba nini cyane, byibura ubukungu bw'isi bwose bakaba babufite ari ubwabo. Ikindi, kugira influence ku rwego rw'isi, ni ukuvuga udafite amadolari uyu munsi ekonomi yawe ntabwo ifungishoninga. Ni ukuvuga ngo igihugu cyawe gishobora kugwa kawo nk'uko byagenze muri Zimbabwe. Muri Zimbabwe mwibuke, kugira ngo ifaranga ryabo rita agaciro nuko bafatiwe ibihano, bityo bakabura amadevize ariyo madolari yo kujyana ku isoko mpuzamahanga. Nta muntu waje ngo afate ibishyimbo byari bihari abitwike biri mu murimo. Nta muntu waje niba bahinga amasaka ngo ayatwike. Nta muntu waje ngo ateme urutoki. Nta muntu waje ngo ibirayi abirandure, wenda ngo uvuge ngo ekonomi yabo ngo bifite kuntu yashenywe cyangwa se ngo inganda zabo zihagarare. Babuze amafaranga yo kujyana ku isoko mpuzamahanga, bityo ifaranga ryabo rita agaciro. None n'utwo umuntu yari afite agatangira kutuvunjisha ahubwo mu mafaranga yandi abona ari trusted, cyane cyane amadolari n'amarandi yo muri South Africa, kugira ngo byibura twa dufaranga dushya yarafite two kumubana ibipapuro. Bityo currency ya Zimbabwe ihinduka cyangwa se ibura valeri, gutyo igihugu kigwa muri kawo, bagira icyo twita hyper inflation nk'iyo Abadage bigeze kugira. None uhise wumva the key, ni ukuvuga ngo niyo idolari niryo rikoreshwa bafata ibihano economic. Ni ukuvuga rero iyo petrodollar iramutse isenyutse, no Amerika ubukungu bwayo bwaba buguye, noneho na influence yayo urumva nta muntu wakongera gukenera iki, nta muntu wakongera gukenera idolari, kubera yuko nta kintu ryaba rikimaze, yabahindutse nk'andi maroko currency yose cyangwa se nk'andi mafaranga y'ibindi bihugu byose, nk'uko n'ubundi ntawe ugize gute, ntawe uyakeneye. Hashobora gushyirwaho systeme yo kujyana amafaranga ukajya ku isoko mpuzamahanga, cyangwa se hakajyaho irindi faranga rifite imbaraga ryemewe, riri kwemerwa n'ibindi bihugu. Noneho rero mu kugwa ku idolari, World Bank yahitirwa kubera ko yaba ivuze ikoresha, no kuba n'undi ikoresha amadolari. Nubwo ibihugu ari byo munyamuryango, ariko biba umunyamuryango kugira ngo byibura bigire inshuti na Amerika. IMF ntabwo yakongera kuba financial advisor cyangwa se no kujya ngo ni institution ishinzwe ngo kuregulariza economy z'ibindi bihugu mu gihe habaye crise, cyangwa se no muri economy shutdown. Ni ukuvuga ngo mu gihe economy y'ibihugu yaguye, ni ukuvuga IMF niyo igomba kubazamura. Iyi UN mubona yahita iba influence kubera ko ubwayo ikoresha amafaranga menshi y'Abanyamerika, ariyo mpamvu jeto yose bakwebye ubona nta influence yindi, nta mbaraga igira. Ishobora no gutorwa ikatambuka, ariko impact yayo ukabona ntabwo ibaye nini. Ibyo bintu byose rero Umushinwa yarabirebye, barabyubaka, bakora ibintu byose bashaka, bakaza bagafata igihugu cyawe bakagikoresha icyo bashaka, mbese bakaza bagafata ibirimo byose bakigendera. Umushinwa yubaka inganda na siyansi. Ukuvuga ngo yubatse inganda, kuko ubukungu bw'Umushinwa uyu munsi aho bugeze bushingiye kuri production, ntabwo bushingiye ko bwagiye bukimvatinga cyangwa se bugafata ikindi gihugu bakikora ubukungu bwabo bw'ikindi gihugu bakajya kubukoresha iwabo. Nubwo babikora mu bwenge, bakaza mugakora deal. Wowe wakora deal nabi ugahomba, that's the business. Iyo ukoze deal nabi urahomba. Ubwo Ubushinwa nuko bwakoze. None burangije bugira icyo bita capital accumulation nyinshi. Bumaze kugira icyo bita capital accumulation nyinshi, ubwo no kuvuga capital accumulation nicyo gihugu cya mbere gifite amafaranga menshi ku isi. Noneho urumva na politike babona ko itangiye kugira influence. Ubushinwa batangiye kugira influence politike ku rwego rw'isi. Noneho aho bigeze kuvuga igihugu kivuga ngo turashaka gukora petro UN instead ya petro dollar. Urumva nka Amerika ntabwo yahagarara ngo irebere, kuko nayo igomba kugikomeza kugira ubuhangange bwayo.
ahubwo ikibazo iyi ntambara ya Iran izayivamo igutse, kuko iyi ntambara ya Iran nibasha gufata Iran ikayikontorora, nibwo abanyamerika bazagumana ijambo, cyangwa se byibura bakabasha kwemera bakumvikana, systeme igakomeza igakora nk'uko yakoraga. Ariko bitagenze gutyo urumva ntabwo bizakunda. Jya muri komenti utubwire uko wabyumvise, niba hari icyo ushaka ko twakongeraho utubwire, cyangwa se niba hari igitekerezo nawe ufite ukiduteremo inkunga, tugaruke tukiganirize abantu. Ugomba kuba mu isi uzi uburyo ikora, ntagomba kuba mu isi nk'impumyi.